iri kumbwira ngo nukuri igeze mu bakomeye, igeze mu bakomeye. Hari abashumba bagiye kuzapfa ariko bisuzume mbese bisuzume avuga ngo mbese nidupfa. Iyo wishingikirije kuri Yesu hakubera ihema, iyo wishingikirije kuri Yesu hakubera umutaka, iyo wishingikirije kuri Yesu hakwambutsa asonanya ko batari kuzakwambura. Muravuga ngo niko byahoze. Imana yambwiye ngo igiye guteza mu gigirimbura mu bantu. Haleluya, haleluya. Ariko distance phone wa edrome Yesu yambwiye ngo nimwemera mwese mudukunda kandi mugakunda ijambo ry'Imana. Reka mvuge ngo amahoro y'Imana n'abandi namwe kandi umugisha w'Imana bomwe ndetse n'abanyu bose hafi na kure aho muherereye mu bice bitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Reka mwese twizere ko muri amahoro, mwese twizere yuko murindiwe mu buntu bw'Imana. Ino Umusaraba TV wahageze, kuri subscribe muri mutarakora subscribe, nta kintu bibaza no kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tunyezaho umunsi ku munsi. Ushobora kutukuki utameze neza, ariko dufite Imana ishobora byose, dufite Imana y'inyamaboko, dufite Imana y'inyembaraga. Ibyo byakunaniye ibyo waburi igisubizo, reka nkubwire ngo Imana byose irabishoboye kandi nta wayisenze ngo atahira aho ngaho. Isenga wizere Imana byose izabishobora. Nuko ninjira mu kiganiro ngize umugisha ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mama Samuel n'umuhanuzi w'Imana muvuga butumwa uko Imana imutumye, uko Imana imushoboje nuko nguko agenda. Samuel, Mama Samuel, uraho? ndashimira. Muze neza. Wari wagiye? Ntabwo nagiye. Wari uhari? Makuru kimisi Mama Samuel. Nakoresha izina ry'umugisha rya Mama Samuel mu kanya twibwire tubwiye n'andi mazina yose kuko umaze iminsi utaboneka abantu barakwibagiwe. Mama Samuel baranzi ntabwo banyoberwa. Ndikimenywa bose nk'umuravumba. Hari umuntu ngo twaherukanaga kera ariko noneho dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Mwabaye amahoro? Twabaye amahoro. Umwaka wagenze neza, mwawutangiye neza. 2024 mwayishoje gute? Twayishoje neza. Harya ni poderukana 2024 haciyeho igihe ariko Imana iracyaturinze. Byaduye umuntu n'ubugingo byari byinshi ariko Imana yaratwimanye, Imana yagucyuye. Amen, amen. Hashimwe Yesu wabikoze kuko ntago ari imbaraga z'intoki zacu zabikoze, ahubwo ni Imana. Tuyishime tuyihe icyubahiro. Mama Samuel, twinjiye mu 2024 ni umwaka abantu bateye kuvugaho rumwe, cyane cyane abahanuzi bagenzi bawe nawe urimo. Ni umwaka turi kumva ubuhanuzi butandukanye bukomeye bworoshye ariko nta bisosi birimo. Numvise ari umwaka utandukanye n'indi myaka yose. Kubera iki 2025? Uyu mwaka nyine Imana ije kuyungurura, cyakora ije kuyungurura umuntu wese uzi ko yabanye n'Imana. Uyu mwaka harimo ubutabazi kandi n'umuntu wese uzi ko atabanye n'Imana harimo agafuni, harimo guhonda. Reka rero umuntu ashobora kuba ngo harimo ngo guhonda hate yamana ko numva ari inyengome kandi ko Imana ari urukundo. Uyu muntu amubwira ngo icyara abantu nawe ujye babyandika muri comment. Bibiliya yarambwiye ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe ngo ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Kandi mu kuboko kw'Imana byose birimo, harimo ibyiza n'ibibi. Cyakora Imana ni ukuvuga ngo irica kandi kanakiza. Cyakora icyo nemera ijya kwica umuntu yaramuhendahenze pe, ariko irica kandi iranakiza. Kubera iki 2025 ari Imana igiye gukora ibyo ngibyo itabikoze mu indi myaka yashize? Byari kubera iki? None se indi myaka yo bw'Imana ntabwo yaje. Imana yaraje. None se ntabwo Imana yatubwiye ngo tubwire abantu ko isengero zifunzwe? Ntabwo isengero yazifunze. Ntabwo Imana yatubwiye ko ije mu bupasiteri harimo abo baje kwirukana mu nsengero nk'abirukana ibishingwe, nk'abamena ibishingwe. Abo ngabo ntibabirukanye se? Ni ukuvuga ngo Imana iravuga kandi ikanakora. Ariko 2025 ubuhanuzi buri kuza buri munsi. Ubuhanuzi bwa 2025 Imana iraje. Ari naho tutangiye no kubona noneho Imana isa nk'iri gukora no ku mugaragaro tugendeye kubyo turi kubona hanze y'igihugu. Ariko ni byiza ngewe ndi kubwira Imana nipo yaba Imana yatubwiraga ikintu cyaba ari ikibi kagisoza, cyaba ari n'ikizi kagisoza, izina ry'Imana byarushaho guhabwa icyubahiro. Kuko hari ukuntu tuvuga Imana cyangwa twagiye tunayivuga abantu bakavuga ngo niko byahoze, niko byahoze, niko byahoze. Rero dukeneye ko Imana ikurana natwe rayivu n'abanyamahanga bakabibona ko
imana iri muri twebwe. mukeneye ko imana ikorera ikora arayivu. Ni urugero, niba reka ngutangeho urugero, ntabwo uri bubabare. Niba wenda ivuze ngo ni parapfuye ugapfa, niba wenda ivuze ngo Masamweli ndapfuye nkapfa, niba ivuze ngo ndakize nkakira, mbese njye mu ruhare rwanjye niko numva ko nakorana n'Imana. nukorana n'Imana gutyo, Imana nimera gutyo, urwo rukundo rwayo ruzagaragarira hehe? Izaba ari Imana y'urukundo cyangwa izaba yiswe Imana y'ingoma? Izaba ari Imana y'inyarukundo. Gute kandi izavuga ngo ndakwishika iti kwica, kandi bango nugira gutya nzakugirira gutya? Umva Nepo, umuhanuzi yemerwa ari uko icyo yahanuye gisohoye. Kuki mushaka kwemerwa se? Kandi Yesu ataramwemeje. Dukeneye kwemerwa n'abana b'abantu, dukeneye ko Imana iri muri twebwe, Imana igaragara. Eliya ari ku musozi wa Karumeli yaravuze ngo Mana bimenyekane ko ari wowe Mana, uri kugaragaza ngo bimenyekane. Natwe dukeneye ko Imana idukoresha bikamenyekana, mbese bikagaragara ko ari Imana iri muri twebwe. Wibuke Yesu ahantu yageraga yasengeraga abantu bagakira, ingumba zikabyara, ibirema bigahaguruka, ibipfa amatwi bikumva. Yesu yagera ku muntu rw'abadayimoni akabirukana bagahunga. Rero nanjye nkeneye izo mbaraga, njye ku ruhare rwanjye nkeneye izo mbaraga. Ariko ntibigeze bamwemera, nubwo yakoze ibyo byose, biri tuga ko batigeze bamwemera, na bene se batamwemeye kandi ari umuhanuzi. Bamwemeye, nyumva neza icyo nashatse kukubwira. Nakubwiye ngo njye Mama Samweli ntabwo nakwemeza abantu, sibyo? Nta n'ikintu na kimwe nakora ngo nemeze umwana w'umuntu, sibyo? Kuko Yesu niba Yesu ataremeje abantu, ntabwo njye nabemeza. Nta n'icyo ndicyo, ntacyo ndicyo imbere y'Imana, ntacyo ndicyo ndamagara aseseka ntayorwe. Ariko nkeneye ko Imana iri muri njyewe igaragara, izina ryo rigahabwa icyubahiro. Nepo, reka nkubwire, Imana inyujijemo ikambwira ngo ni parapfuye agapfa, wa wundi wabibonye mbikubwira byatuma hindishwa umushyitsi n'ibintu bibaye, akavuga ati Imana ikora muri Mama Samweli ndayibonye ko kirakora, bigatuma nawe ayishaka agaca bugufi akiha. Azihana gute kandi Imana iri gukora iri kwica? Icyo gihe izaza yica, izajya ivuga ati ndakwishe iti kurangiza, nta muzi izaza. Kuko reka nkwereke kuki tutakwemera se Imana ikurimo yagutumye, ukavuga ati Imana yambwiye ko hariho urupfu ariko irukuyeho, wenda kuvuga ati ndakwereka ikimenyetso, tukagenda ku bimenyetso ko ntitwemeye ko bisohora. Yanjye nkeneye ko Imana inkoresha arayivuna, nuko Nepo ndabikeneye, kuko abantu babaye ba nyina ndabimenye. Bantu muduteze amatwi mu byumve, muze kutwandikira comment. Abantu bari kumenyera iki Imana twagize, mbese abantu babigize nyina ndabimenyereye. Rero njyewe ku ruhare rwanjye nkeneye ko niba Mama Samweli Imana imbwiye ngo urapfa, niba izo mfe, niba inavuze ngo ndagukijije, nyire rayivu bigaragara. Ibyo ndabyumva, abantu bamenye Imana kandi kuko biranagaragara cyane, bigaragara n'amaso y'abantu ko bamenye Imana. Ariko se ikindi gihe cyo kugira ngo Imana izikore, kugira ngo abantu bemere ko ariyo yavuze, ni igihe tugezemo kugira ngo ikore nk'uko yakoraga kiriya gihe cya kera. Nicyo gihe urebye tugezemo, kuko Imana yagiye ihendahenda abantu, igenda igoragoza abantu ntibemere. Wibuke Imana ijya kurimbura Sodomu na Gomora, ijyaga iburira abantu bakanga kumva, abantu bafata amatwi bayavuneramo ibiti. Ariko ngo Imana ijya kwitegereza umunsi umwe bati reka njye Sodomu na Gomora ariko ndebe ko ibyo bahavuga ari ukuri. Iraharimbura. Rero urebye nicyo gihe dusohoyemo, Imana iri gukora rayivu ku mugaragaro. Yego, Imana iri kugenda ikora rayivu ku mugaragaro, tutajya tubibona nubwo tuba tuganira gutya, tuba tunagana kugira ngo ikiganiro kiryohe. Ariko kandi kamere y'umuntu uko umuntu aremetse niko aremye nyine, ntiyumva. Nta n'icyo wakora ngo umuhindure. Nubwo wavuga gutyo nk'ukuri kuvuga ngo urashaka Imana ikora rayivu, ntago azabyumva, ntago bishoboka, azaba ko yishwe n'undi rupfu. Urumva rero niko umuntu aremye. Ahubwo hakwiye iki kugira ngo abantu bumve? Turasenga gute kugira ngo abantu bumve ko ari Imana ivuze? Nicyo kibazo ndi kwibaza muri no misi. Nepo, reka nkubwire, niba abantu batarumviye Yesu njye ntabwo banyumvira, niba bataranakunze Yesu njye ntabwo bankunda, kuko ntacyo ndicyo. Cyakora twebwe icyo twahamagariwe ni ukubwiriza abantu ubutumwa. Abemera bagahindishwa umushyitsi n'ibyaha byabo bagaca bugufi, abatemera nuko nyine Yesu azabimeza. Turi mu gihe cy'imperuka. Yesu yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, agenda birondora. Mu byo Yesu yavuze
nibyo bihe dukanagiyemo kuko umunsi ku munsi umunota ku munota tubona ikimenyetso tukabona twakibonyemo twagikandagiyemo. Ariko ndi kwibaza ngo ni akahe kamaro k'ijambo ry'Imana cyangwa se k'ubutumwa bwiza muri iyi minsi ya nyuma, iminsi y'imperuka y'umugoroba? Akamaro k'irivugabutumwa turi gukora ni akahe? ni ukuvuga ngo twebwe ujye twahamagara ni ukubwiriza abantu ubutumwa, niko nakubwiye. Yego. kandi nepo ndibwira abantu bagenda bumva wenda ubutumwa message Imana iri gutanga, ntabwo haburamo umuntu n'umwe wihana. Yego. Kuko umunyarwanda yaca umugani ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Ushobora kubwiriza n'urugero wenda abantu 10,000 cyangwa abantu 5,000, nepo niyo havamo 2 bagakizwa cyangwa umwe agakizwa, izina ry'Imana ryagira gute? Izina ry'Imana ryahabwa icyubahiro. Yego. Rero icyo nicyo dukeneye abantu bahinduka, bahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Amen. Bakamenya ukuri, kuko baravuze ngo nibumva bakamenya ukuri, niko kuzagira gute? Niko kuzaba batura. Rero dukeneye abantu bumva ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri, nice mu gutwi ngo risohokere mu kundi, ahubwo rikinjira mu mitima yabo rikabamenagura, bakagira ahantu bava, bakagira tape bavaho, bakagira n'indi tape bagira gute? N'indi tape bahagararaho. Amen. Mwahanuye, urimo wahanuye ko insengero zigiye gufungwa, zirafungwa. Zimaze gufungwa abantu benshi ntibabivugaho rumwe, ariko mugena muvuga yuko nubwo bazifunze ari Imana ifunze. Ndakeka uri mu bantu bavuze yuko ari nayo izazifungura. Ndabyibuka twari turi kumwe bavuga ati nizizafungurwa si yizaba izifunguye, ariko mukavuga mukitsa ku kintu muvuga ngo kubera ibizira byinjiye ahera, kubera ibyaha byakorewe mu rusengero live bitumye Imana iza. Byabaye muri 2024 tugeze 2025, na n'uyu munsi abantu bacyasenga ngo insengero zifungurwe. Ese iyo murebye mu kirere cy'umwuka nk'abantu mugira umugisha wo kugira ahandi hantu twe tutagera, iyo mwitegereje mubona basi ari uburyo abantu bari guca bugufi bagahindukira Imana, bakamenya ko ari Imana yamunutse yavuze iri gukora, cyangwa Imana iracyari mu kazi? Nepo Imana iracyari mu kazi, kandi ibyaha bikomeje kuba byinshi. Hanyuma wari uvuze ikintu cyo kuvuga ku nsengero, hari Imana ije, n'izitwa ngo ziri gusenga Imana ije kuzikoramo umukwabo. Ikindi no mu bashumba Imana igezemo, cyane cyane mu nsengero muri ADPR Imana igeze mu bashumba pe, ije gukora isaka, Imana ije gukora ivugurura. Mbese n'abitwa ngo barimo bagiye, mbese harimo abo bagiye gusezerera, bagiye kwicara, kuko Imana ikabije, mbese ibizaha by'abantu bikabije kuba byinshi ku Mana. Reka tuwe duhiniye ahangaha, ibyo tubyinjemo twajya ahantu hanini cyane, twagira ahantu hanini cyane. Nangiye kwibaza ni kubera iki ADPR buri munsi ese ntibizira byimukiye? Ariko reka tugakupe buri wese ari ukanyandikiye muri komenti, asubize ubutaha tuzabona mucyo tuganamo dusesengure ibibazo biri kuvugwa muri ADPR, kubera icyo ubuhanuzi buri kuza muri ADPR, ko Imana ariho yibanze cyane, tinze cyane. Turebe impamvu yo, kandi tuzamenya impamvu yayo, kuko tuzasanga Imana atari uko ihanze, wenda hari ibyo ngo imanzi hasukuremo. Tuzabyinjiramo cyane. Reka tugushimire. Ariko reka nkubwire gatoya, iyo urebye ubona mwuka wera w'Imana yaragiye mu bantu. Kera ndibuka iyo wahuraga n'umuntu ukamusuza, mwese muri abakozi b'Imana mwuzuraga mwuka wera. Iyo wabaga ukimusuhuza ukimugwamo, mwuzuraga mwuka wera. Kubera iki uyu munsi? Ariko urebye uyu munsi nta bikibaho, ntabyo. Wenda niba iki kintu mvuze ari ukubeshya mu nyumuzi. Biravuze ngo minsi imperuka hazaza ibihe birushya, ngo n'urukundo rwa benshi ruzakonja. Urukundo mu bakirisitu rwarakonje, mu bashumba rwarakonje. Ubundi iyo mushumba iyo aragira intama arazimenya, intama arazuhira. Ariko iyo urebye ubu ngubu ubona abashumba ntabwo intama bazimenya, ahubwo intama bo barazona, n'amaraso bakayonka, n'imitsi bakayonka. Ibyo rero nibyo bitumye Imana ije kugira gute? Nibyo bitumye Imana ije gukora isaka mu kintu cyitwa isengero. Umuririmbyi yaravuze ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Ntabwo ari muri ADPR gusa nyikomozeho, ahantu hose hitwa ngo hari isengero. Ni ukuri Imana ije gukoramo iki? Ije gukoramo umukwabo mu bashumba. Urukundo rwarakamye, mbese nta mwuka wera w'Imana. Mbese abantu, mbese inda niyo twashyize imbere, ariko ntabwo byari bikwenga inda tuba ariho dushyira imbere, bizari bikwenga ijambo ry'Imana na mwuka wera.
aba ari byo tugira gute, aba ari byo dushyira imbere. Abapfakazi barabarya, imfubyi barazirya, abakene barabarya. Ibyo rero nibyo bitumye Imana iza kugira gute, nibyo bitumye Imana iza. Imana irababaye, mbwira abantu Imana igize gute, Imana irababaye. Yego, Imana irababaye, kandi koko hari n'ibintu umuntu ari akavuga ati koko n'umuntu ubwe bikamubabaza nkaswe. Imana yagize, bavuze ngo mbere mwarahuraga mugasuhuzanya. Hari umuntu twaganiriye mu minsi ishize hamwe ngo akantu ka viziyo kagiye kurimbuza abantu benshi. Ariko nibyo akantu kitwa viziyo mu barokore n'iterambere wibihishe, kandi si iterambere ahubwo ni iteranyuma. Ndi kwibaza rero ako kantu kitwa terambere, kitwa viziyo, nimba ari umuhungu nimba ari umugore, ntabwo meze ko uwo muntu witwa viziyo n'umuntu witwa terambere nyine ibyo biri akenshi usanga niyo gari umuntu wabaye ati muri viziyo tugeze mu bintu bigomba kugenda gucya. Ariko ndi kwikunagira ngo bazengize umugisha, ese no mu umwuka nawe uko umwuka twari dufite nda n'urugero muri 80 uyu munsi yarahindutse yagiye mu iterambere nawe. Nyine umva nkubwire ni po nibyo ibyo by'iterambere nibyo, ariko ntabwo byari bikwiye kugira ngo iterambere rize n'umwuka wera w'Imana wimuke. Umwuka wera w'Imana yimutse mu bantu, mu bahanuzi yarimutse, mu bavuga butumwa yarimutse, mu no byagira mu pasiteri warimutse cyane. Ntabwo byari bikwiye ngo yimuke. Yego, ubu uzi ko uri umuturage wowe. Ndi umuturage, ndabizi ko ndi umuturage. Niko bakwita nyine iyo babonye umuntu wambaye gutyo ntabwo bikigezweho. Kubengera iba ariko birambereye, ni nabyo nkunda. Benshi rero bari kugenda bahindura imyifato kubera ko kantu ngo nta muntu ngo twangura ngo n'umuturage ugitega ibitambaro utazi gushyira amakara. Sinzanakireka ni umva nepo no kuva na kera mu bukumi bwanjye nkiri umwana mbyiruka, ntabwo nzi kwambara ibintu bigufi. Umuririmbyi aherutse kuririmba ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Reka nkubwire ngo uwo mujyo n'iyo ndirimbo ijye gufasha mu minsi yose kandi izarinda benshi. Turagushimiye, reka tugusabe noneho usenge Imana tugeze ubutumwa Imana ishyize ku mutima wawe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri mwiza, ubere mwiza, bagutegereje ntuhabwe icyubahiro. Turagushimiye ko wabanye natwe, wagize neza, waturinda umuntu n'ubugingo, nuhimbazwe. Haleluya, 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 haleluya. Warinze abapapa, urinda abakobwa, urinda ababyeyi. Turagushimiye mwami ko waturinze, twongeye kugera mwami ku musaraba, nuhabwe icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Baracyahumeka. Turavuze ngo ni wamamare mwami. Dusenge abantu badukurikiye bari mu bihugu bitandukanye. Haleluya, mwuka wera w'Imana. Yesu turasenze, mwuka wera w'Imana, abahe mwami, mwuka wera w'Imana herekeza iri jambo. Mwuka wera w'Imana akora imirimo n'ibitangaza. Mwuka wera w'Imana agere mu bapapa. Mwuka wera w'Imana agere ku basore. Mwuka wera w'Imana agere ku rubyiruko mu izina rya Yesu, kuko aho mwuka wera yageze ibintu birahinduka. Aho mwuka wera yageze ibintu arabisobanura. Aho mwuka wera yageze hatanga agakiza mu izina rya Yesu. Mana turasenze, haleluya, 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 haleluya. Uyu mugoroba ugikore ntabandi b'amasamweri wicaye ku iyi kamera. Imbaraga z'Imana ziganze, imbaraga z'Imana zishyigikire, imbaraga z'Imana zingote mu izina rya Yesu. Kandi umuntu wese wumvira ijambo Mana, haleluya, haleluya, ahindurwe n'imiburo yawe ko kuri Imana yo kwizerwa. Ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe rirarimbura, ijambo ryawe rirubaka. Ni wayasire bone drome fo eradistase fo rapaya sizinima. Uwiteka unyemere bimenyekane ko ari we Mana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi dusenge abantu bose badukurikiye kugira ngo bahemburwe n'ijambo ryawe. Haleluya, 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 haleluya. Bace bugufi mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Nasomye ijambo rirambwira ngo uwumvise byinshi azabazwa byinshi, ngo ndetse n'uwamenye bike azabazwa mwami azabazwa bikeya. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo Data wa twese iri jambo rihindure benshi
mwami mu izina rya Yesu unyemerere mwami imbaraga zawe ziganze mwuka wera w'Imana aherekeza iri jambo. Haleluya haleluya. Ijambo ryawe ni inkomezi, ijambo ryawe rirarema, ijambo rye ribeshaho, ijambo rya muntu waryizeye ntabwo ajya akorwa n'isoni, ijambo rya muntu waryizeye ntabwo ajya mwara, ijambo rya muntu waryizeye rimubeshaho. Dufite ibihamya ngaho ntuhabwe icyubahiro ko kuri data wa twese mwiza. Urakoze Jehova Jire, urakoze Shama mu izina rya Yesu. Dufashe mirimo imigambi y'umwijima katika jina la Yesu. Dufashe mirimo imigambi y'abacwezi mu izina rya Yesu. Basimu bakorera mu kirere mu izina rya Yesu Kristo. Badayimoni barwanya bera mu izina rya Yesu. Abazimu bose mwami barwanya abakozi b'Imana kugira ngo batambutse ubutumwa mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana mva gusenga ngaho turatuje n'utuze tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ni karibu kumwuka kuyobora urugendo kumwuka. Hanyuma ndabashuhuje abantu badukurikiye. Ninjye Mama Samuel ndavuze ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Amen. Derukana kera 2024 ariko umurimbyi yaravuze ngo twaherukanaga kera nyamara noneho dusubiye kubonana tutishwe n'ibya. Dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Haleluya. Hanyuma mbwira abantu badukurikiye dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Ndabashuhuje amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Abantu badukurikiye abadiaspora bari muri Amerika, muri Canada, hano iwacu Rwanda igihugu cyiza, abari Burundi za Kenya, turavuze ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Amen. Haleluya. Abantu badukurikiye ku musaraba kuno yabivuze TV n'andi macano, turavuze ngo Imana yo mu ijuru igire gute ijye bahereza umugisha. Amen. Haleluya. Tugiye gusoma amagambo y'Imana. Imana ishimwe. Ariko mbwira abantu ngo bareke ku bindi byose bishingikirizeho, bishingikirize kuri Yesu. Amen. Papa wishingikirize kuri Yesu, mama wishingikirije kuri Yesu, wa mukobwa wishingikirije kuri Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Wa mubyeyi udukurikiye wishingikirije kuri Yesu. Mbwira urubyiruko ngo nirwishingikirize kuri Yesu. Amena. Kuko iyo wishingikirije kuri Yesu ntabwo mwara, iyo wishingikirije kuri Yesu ntabwo ukorwa n'isoni, iyo wishingikirije kuri Yesu ntabwo useba. Mbwira abantu ngo nibishingikirije kuri Yesu. Amena. Haleluya. Tugiye gusoma amagambo y'Imana, ariko ijambo ry'Imana ni inkomezi. Ijambo ry'Imana rijya rirema, ijambo ry'Imana rijya rizura, ijambo ry'Imana rijya ritanga imbaraga, ijambo ry'Imana rijya rigira gute rijya ritanga agakiza. Haleluya. Mbwira abantu ngo bave mu bintu bidafite umumaro. Imana ishimwe cyane. Amen. Bave mu bintu bidafite umumaro bagire gute bashaka Uwiteka. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Amen. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Yobu 28. Haleluya. 28. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira gute niko kujijuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntangariza abantu ngo bave mu bizaha, ntangariza abantu ngo bave mu businzi, ntangariza abantu ngo bave mu kugambana, ntangariza abantu ngo bave mu bugome, ntangariza abantu ngo bave mu nzangano, ntangariza abantu ngo bave mu mashari. Haleluya. Ntangariza abantu ngo bave mu kuraguza, ntangariza abantu ngo bave mu guterekera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya yarambwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga, ni wayasire boredrome. Ijambo ryarambwiye ngo urabikora nka kwihorera, ngo ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana ishimwe. Ibintu ukora mbese ibintu ukora abantu batakureba, Imana yo yonyine irakureba. Haleluya. Ibintu ukora inshuti zitakureba, Imana irakureba. Haleluya. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo dore kubaha Uwiteka
nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ibintu byose wakwishingikirizaho udafite inzira z'igisiyoni ni zeru. Ibintu byose wakwishingikirizaho udafite agakiza ni zeru. Haleluya. Mbwira abantu ngo Imana ije guhemba no guhana. Mbwira abantu ngo Imana ije gukora isaka. Muvuga butumwa Imana ije gukora isaka. Mushumba Imana ije kubarura. Muhanuzi Imana ije kubarura. Mudiyakoni Imana ije kubarura. Haleluya. Muririmbyi Imana ije kubarura. Ntangarize abaririmbyi, umuntu ufite mwuka wera w'Imana ntabwo yambara mini mu rusengero. Umuntu ufite mwuka wera w'Imana ntabwo aterwa n'ubwibone. Umuntu ufite mwuka wera w'Imana ntakora ibyo kamere imutegetse. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niba uzi ko udafite kubaha Uwiteka, ibintu byose wishingikirijeho ni zeru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Ntangariza abantu ngo ibintu byose waba wishingikirizeho udafite inzira z'igisiyoni imbere y'Imana ni zeru. Amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Wakwishingikiriza kuri diporome ariko udafite inzira z'igisiyoni imbere y'Imana ni zeru, nta kivuze. Wakwishingikiriza ku mashuri udafite inzira z'igisiyoni, ibyo ntacyo byaba bimaze. Wakwishingikiriza ibyo ntacyo byaba bimaze. Wakwishingikiriza kuri diporome na visa udafite inzira z'igisiyoni, utubaha Uwiteka muri wowe, ibyo ntacyo byaba bimaze. Ni wayasire bone drome fo tayasire bone sasoma. Bibiliya iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Papa, uracyubaha Uwiteka. Munyamasengesho uracyubaha Uwiteka. Muvuga butumwa uracyubaha Uwiteka. Mushumba uracyubaha Uwiteka. Banza wisuzume urebe niba ufite urwandiko rw'inzira. Banza wisuzume urebe niba ufite impamba y'urugendo. Banza wisuzume papa, mama, banza wisuzume mukobwa, banza wisuzume rubyiruko, nimwisuzume. Imana ishimwe. Ngira abantu ngo Imana ntabwo itinze. Haleluya. Birashoboka ko Imana yatinda ariko urupfu ntabwo rutinze. Imana ishimwe. Abantu mumeze mute? Abantu kuki mutumva? Ibiti mwabivuniyemo ibiti, amatwi mwayavuniyemo ibiti. Imana yambwiye ngo iraje, igeze ku bapapa, igeze ku basore, igeze mu babyeyi, igeze mu bakomeye. Yesu yambwiye ngo abantu nimuhinduke kandi muhindurwe n'imiburo y'Uwiteka. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi ni wayasire drome. Kuva mu byaha niko kujijuka. Banza wisuzume uhagaze hehe. Ntabwo ubusinzi bugutwaye. Haleluya. Ntabwo ibiyobyabwenge bigutwaye. Ntabwo doroge zigutwaye. Ntabwo ubusambanyi bugutwaye. Mbwira abantu ngo abantu mwihane. Twaravuze mwanga kumva. Imana ishimwe kumvira. Muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Imana ishimwe. Hunga inkota y'Uwiteka mama, hunga inkota y'Uwiteka papa, hunga inkota y'Uwiteka mushumba, hunga inkota y'Uwiteka mu kirisitu, hunga inkota y'Uwiteka. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo ije mu bantu, ibyaha bikabije kuba byinshi. Abantu bari kunywa ibyaha, abantu bari kunywa ibyaha nk'abari kunywa amazi. Amena. Abantu bari kurya ibyaha nk'abarya ibiryo. Haleluya. Najya nkubwire ngo nutihana uzapfa. Nibyo ntawe utazapfa, ariko se n'upfu uzajya he? Amen. Mbwira abantu ngo urupfu rw'umukiranutsi n'urupfu rw'umupagani biba bitandukanye. Harimo itandukaniro rikomeye. Haleluya. Umukiranutsi yapfuye apfira mu biganza by'Imana, apfira mu gituza cy'Imana. Abantu bagiye gutera komete bavuga ngo mbese warapfuye. Ntabwo napfuye, ntabwo mbizi, ariko iri muri njyewe iri kubimbwira. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo abantu nimwezwe, abantu nimuve mu byaha. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Nagira ngo nkubaze uyu mwanya, mbese upfu
upfuye waherera he? Uhagaze mu ruhe ruhande? Ntabwo ubusambanyi bukwishe, ntabwo ubusinzi bukwishe, ntabwo kugambana bikwishe, kuraguza ntabwo bikwishe. Abantu mutinya Imana, abantu mwakumenyera Imana, muhindishwe umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana iri kumbwira ngo ije kubarura, Imana ije kunyura mu bantu, Imana inyuze ku isi yose, Imana irambwiye ngo inyuze mu bihugu bitandukanye, ipfu zikomeje kuba nyinshi, Imana iteje mu gigirimbura. Bibiliya yavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Abantu bakomeye baje gutambuka barapfuye, abantu mukomere kuri Yesu. Abantu mwishingikirije Yesu. Yesu niwe buhungiro, Yesu niwe bwugamo. Imana ishimwe. Haleluya. Mutangarize ngo uhungiye kuri Yesu nta gukorwa n'isoni. Uhungiye kuri Yesu akubera umutabazi, uhungiye kuri Yesu akubera umujyanama mwiza. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaniko kujijuka. Najya ntangariza abantu badukurikiye, abantu muve mu buzaha. Mama va mu buzaha, papa va mu buzaha. Haleluya. Musore va mu buzaha. Imana ishimwe. Mbwira abantu ngo abantu baje gupfa, Imana igeze mu bakome barapfuye. Haleluya. Ariko sisuzume. Ushobora kumva ko ukomeye uri igihangange, ariko ntabwo uri igihangange. Yesu niwe gihangange, Imana niyo gihangange. Haleluya. Najya ngo mbwire ngo twagiye tubona abantu bakomeye bagiye bapfa, icyubahiro cyabo kikarangirira mu itaka. Haleluya. Ariko iyo wishingikirije kuri Yesu hakubera ubwugamo. Iyo wishingikirije kuri Yesu hajya yica imigambi yicakura. Mbwira abantu ngo nimuve mu buzaha. Bibiliya iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaniko kujijuka. Banza wisuzume urebe ibintu washyize imbere, urebe ko nta zindi mana wimitse muri wowe, urebe ko nta bapfumu wimitse, urebe ko nta miti ukoreraho. Mbwira abantu ngo bari gukorera ku miti. Imana ije kunyura mu bucuruzi bwabo. Imana irambwiye ngo mbwire abantu bari gukorera ku miti, bafite izindi mbaraga bishingikirije, bafite izindi mbaraga binjiyemo. Imana iri kumbwira ngo ije gukora ibarura ku buzima bwawe, kandi Imana ije gukora isaka. Ikindi ibyo bintu muri gukoreraho ku miti, Imana ije kubitesha agaciro kugira ngo izina ry'Imana rigire gute? Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Banza wisuzume urebe ko nta zindi mbaraga muri wowe wimitse. Banza wisuzume urebe ko nta yindi mana muri wowe, haleluya, wimitse atari Imana imwe rukumbi. Imana ishimwe cyane. Banza wisuzume. Mbwira abantu badukurikiye mubanze mwisuzume. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ije kubarana n'abantu. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaniko kujijuka. Haleluya. Mbwira abantu ngo nibive mu buzaha. Ibintu byose waba ufite udafite kubaha Imana ni zero. Amen. Amashuri yose waba ufite, amafaranga yose waba ufite, ubutunzi waba ufite, ubwenge waba ufite, amashuri waba warize, niba warize kaminuza ukiga degitora, icyubahiro ni icy'Imana. Ibindi byose bizagira gute? Ibindi byose bizashira. Amen. Ntangariza abantu, Imana igeze mu bantu. Niba uzi ko utubashye Imana, Imana ije kugusekura, kandi ubwo igusekuye irakwishira naguhanze. Ariko niba uzi ko wizeye Imana ntabwo uzakorwa n'isoni. Niba uzi ko wizeye Imana ntabwo uzamwara. Haleluya. Ariko niba uzi ko muri wowe uzi ko hari izindi mbaraga winjiyemo, Imana ije kukwica. Kandi Imana ikubise muri kinu, Imana ikubise mu cyico. Abantu benshi bamaze igihe bambwira ngo kucuhanura ibintu bikakaye, iyo Mana yawe irica. Amen. Imana itaragiriye ibambe Mose, yarayabaye ubwoko bw'Imana imyaka 400. Haleluya. Inzara ikabica bagahondagurwa. Itaragiriye impuhwe Mose, ntabwo njyewe izangira impuhwe, nawe ntizakugira impuhwe, mushumba ntizakugira impuhwe, muhanuzi ntizakugira impuhwe, muvugabutumwa ntizakugira impuhwe. Icyo Imana ishaka kuba ni uko abantu mwezwa nta kindi mupfana n'Imana. Ikindi ntangariza abantu, ubugingo n'ubw'umuntu ku giti cye. Ubugingo ni ikinege ku giti cy'umuntu. Imana
imana ishimwe. Umugore azagenda umugabo asigare, umugabo azagenda umugore asigare. Haleluya. Birakwiye ngo wishakire imana ku giti cyawe kandi nta nzitizi. Amen. Ntuzitwaze ngo umugabo atumye ntakorera imana, ntabwo bishoboka. Ntuzitwaze ngo umugore atumye ntakorera imana, ntabwo bishoboka. Ubugingo ni ikinege ku giti cy'umuntu, mbitangariza abantu bose cyangwa isi yose igize gute inkurikiye. Amen. Nongere mbwira abantu, imana itaragiriye impuhwe, itaragiriye impuhwe imana ishimwe, itaragiriye impuhwe Mose, nigiriye impuhwe Samusoni, ntabwo ari wowe izagirira impuhwe. Icyo imana ikeneye ku bantu ni uko abantu mwezwa. Icyo imana ikeneye ku bantu ni uko abantu bakizwa. Icyo imana ikeneye ku bantu ni uko bamaramaza. Niba uzi ko uri umusamba, imana izakwica upfe baguhambe. Niba uzi ko uterekera, imana izakwica, kandi izo nyabingi ufite n'ayo mahembe ufite ntacyo azakumarira. Ntazaguha ubugingo, nta nubwo azagukura mu rupfu, nta nubwo azagukura ahakomeye. Nagira ngo nkubwire ngo ibyo wacishije, ibyo muri wowe wibikiye muri wowe, ibyo nibyo bikwishe. Mane tugirire neza. Haleluya. Haleluya. Amen. Ntangariza abantu badukurikiye, abantu muve mu buzaha. Ijambo ryavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwe, kandi ni waya sire bone drome fo eradistase fora power. Kuva mu buzaha niko kujijuka. Abantu nimuhinduke kandi muhindurwa n'ijambo ry'Imana, muhindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Ntangariza abantu kuri kw'Imana nkorera. Imana irica kandi igahamba igashingura. Yamana kukwica ukibagirana. Mwibuke mw'abantu mwe mbabwira, aha turi hahoze abandi, natwe tuzahava hagire gute haze n'abandi. Ntabwo Imana izita ku cyubahiro ufite, ntabwo Imana izita ku gihagararo ufite, ntabwo Imana ijya yita ku buranga umuntu afite. Icyo Imana yitaho ni umutima umenetse. Icyo Imana yitaho ni umutima uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Uwiteka. Haleluya. Mbwira abantu badukurikiye ngo abantu muve mu buzaha. Amen. Haleluya. Nepo abantu bave mu buzaha. Amen. Mbwira abapapa bave mu buzaha, abagabo muve mu buzaha, abasore muve. Ni ukuri kwiye uyu mwaka Imana ije gutezamo ibintu bikakaye, ariko ntangariza n'abantu bubashye Imana. Ni ukuri uyu mwaka harimo ibisubizo by'abantu bubashye Imana. Yesu ari kumbwira ngo mbwira abantu bihanganiye Imana. Imana ikabakaranga bagacurwa bakaguma ku munara w'Imana. Imana iri kumbwira ngo uwo mwaka urimo ubutabazi, ariko urimo no kwica. Harimo ibintu bibiri, harimo ubutabazi, harimo no kwica. Nongeye ntangariza abantu, uyu mwaka urimo ibisubizo, urimo n'ibihano ku bantu babanye n'iki n'Imana. Amen. Mbwira abantu ngo abantu bareke ibyo bishingikirijeho byose, bikomeze kuri Yesu. Amen. Mugiye kumva inkubi nyinshi z'indwara, mugiye kumva inkubi nyinshi z'amazi agiye gusha. Ntabwo bivugiye kuri ariya yahiye muri Amerika, n'aha mu Rwanda agiye gusha. Imana iri kumbwira ngo ntangariza abantu mukizwe, ibindi byose mwishingikirijeho mubishyire hasi. Icyubahiro n'ucy'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Ibindi byose bizagira gute? Ibindi byose bizashira. Imana ibahereze umugisha. Abantu nibishingikirize ku Uwiteka, ibindi byose bizashira. Abantu ziburakomeye, ibindi byose, ariko Imana iraje. Ibindi byose bizagira gute? Bizashira. Nepo Imana ije gukubura mu bantu. Imana ije gufata ibishinga bishyira ukwabyo. Imana ifashe isabune ije gufura. Mbese hari ibintu Imana ije gukuraho bidafitiye Imana umumaro. Amen. Ikindi ntangariza abantu, Imana igeze mu bashumba. Nepo hari abantu Imana igiye gufata intebe zabo. Amen. Mbivugire ku iyi kamera, hari abantu Imana igiye gufata intebe zabo b'abashumba izubika. Uko nubitsiye intebe niko hari intebe z'abantu bakomeye Imana ije kugira gute? Ije kubika. Nimara kuzubika, hari ba Dawidi bakibereye mu ishyamba batazwi, batagize gute? Batazwi. Hari ba Dawidi bakiri mu ishyamba batazwi, ariko bakiri mu kuri kw'Imana. Ikindi bakiri mu mwuka wera w'Imana. Amen. Imana yambwiye ngo hari intebe z'abantu bakomeye Imana ije kubika. Amen. Nimara kuzubika, cyane cyane mu bashumba, mu bavuga butumwa. Haleluya. Amen. Kuko hari abantu bamaze kurya bimika inda, aho kugira ngo bimike ijambo ry'Imana cyangwa bimike mwuka wera, bimika inda
imana yambwiye ngo hari ba dawidi bakiri mu ishyamba batazwi. Imana ba dawidi irabazanye, nimara kubazana ibicaze ku izi ntebe. Igire gute? ibicaze ku ntebe. Kandi nepo ni ukuri kuyera. Ntangariza umuntu uzi ko wasenze imana by'ukuri, ntabwo imana izamukoza isoni, nta nubwo imana izamuteza abantu. Ariko niba uzi ko wakoreye imana uyibeshya, niba uzi ko wakoreye imana uyibeshya, uyiryarya uyisheshenga, nayije kugusheshenga, ikindi menya ngo ibizago n'amakuba birakuziye. Ariko ni umuntu wabeshya imana. Ntangariza abantu bankurikiye, ni umuntu wagize gute? wabeshye. Ni umuntu wabeshya imana akayiryarya akayisheshenga. Amen. Uwo muntu nawe imana ije kugira gute? Ije kumusheshenga. Imana iri kumbwira ngo mbwire abantu badukurikiye, imana yongeye gusubira mu matorero, ije gukora isaka. Ije kugira gute? Gusaka. Imana ije gusaka. Hanyuma nimara gusaka, hari intebe imana yubitse, nimara kuzubika, hari ba dawidi bakiri mu ishyamba, imana ije gushyira kuri teri, bakavuga ukuri kuri mu mutima wabo nk'uko imana yagize gute? Yakubahaye. Yego. Amen. Hallelujah. Mbwira abantu badutangarize, abantu nibakizwe. Amen. Abantu bagire gute? Abantu bakizwe, abantu bagiye gupfa, abashumba bagiye gutaha, birakwiyenga abantu mube maso. Amen. Umuririmbyi yaravuze ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Umwuka ati ye. Umwuka ati nawe ye. Mbwira abantu badukurikiye, upfuye wapfira muri Satani cyangwa ni muri Yesu Kristo. Urese yisuzume. Buri muntu wese yisuzume ahantu ahagaze. Kandi ni ukuri, uyu mwaka harimo ubutabazi, harimo n'ibintu bikakaye. Ibigiye gusengesha abantu bigiye kuba byinshi. Nudakorera imana ugifite uburyo, n'umwana wazagusengesha. Nudakorera imana ugifite uburyo, n'umugabo azagusengesha. Nudakorera imana ugifite uburyo, imana izaguha ibyo kurya iguteze diyabete cyangwa kanseri, nayo igire gute? Igusengesha. Mbwira abantu ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa. Kandi mu mwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha wese areka ingeso ziwe agarukira Uwiteka, nawe aramagurikira. Rero ntangariza abantu badukurikiye, imana ibahereze umugisha. Yego. Reka tuvuge ngo nawe imana iguhe umugisha. Yego. Urakoze cyane kubwo kumvira umwuka. Nkunda kuvuga ngo habwa ubutumwa bwose nawe kuba bujyana. Yego. Ntabwo kuba bujyana, ariko wowe ubabaye intwari ugatambutsa ubutumwa imana yaguhaye. Reka tuvuge ngo imana igumeze igushyikire, kandi amavuta n'igikundiro, ko abantu benshi bazi igikundiro muri minsi kikwatiho nacyo kikuboneka mu izina rya Yesu. Yego. Turagushimiye cyane. Hari akantu wavuze mu kanya ravuga ngo ntago uzi ngo abapfa bakiranutse kuko bagenda, ariko bihamya ivuga yuko urupfu rw'umukiranutsi ari rwiza. Abantu bataza kubyibazaho cyane, na Bibiliya bishimangira, kandi twemera Bibiliya. Hahirwa byonyine ngo hahirwa bapfira mu mwami, umwuka ati ye nibaruhuke. Abantu rero bakabaza ngo se ngo warapfuye, bakanabaza ngo muri bimaze ngo warapfuye, Bibiliya bihamya n'umwuka wera gateraho kashe. Reka tugushime cyane. Hari ibintu byinshi wagiye uvuga ko bigiye kuza, ariko se uyu munsi hakorwa iki kugira ngo hari icyo cyaguhita tugeraho? Nepo no gusenga. No gusenga. Yego. No gusenga pe. No gusenga, no gusenga. Gusa imana cyo cyambere. Kuko namaze kumenya ko mwisi si iwacu, mwisi turabashyitsi, turabimukira, mwisi turabagenzi. Mbwira rero umuntu uri gukururwa n'isi n'irayi ry'ibyisi, wowe urapfuye nturaye. Ikindi mbwire umuntu wese ushukwa n'umubiri yambaye, umubiri urabora ukajuginya, ariko iyo wisunze Yesu akubera ubwugamo. Imana ibahereze umugisha. Imana igumugisha. Nshuti bavandimwe mwe kumwe natwe muri kano kanya, tubashimiye ko mwatangiranye natwe mukamusuzanije natwe. Reka tuvuge ngo namwe Imana ibaho umugisha, kandi umusanzu wanyu wo kumva ijambo ry'Imana, Imana ibashyikire, kandi tubasabiye kugira umwuka wera w'Imana abange kugira ngo mashe kumva ikimwuka abwira amatorero muri no minsi ya none. Mama Samuel, turagushimiye nawe, Imana igumugisha. Ariko kandi birashoboka ko hari umuntu wagukenera, afite ibyo ashaka kubaza, yifuza ko musenga no kujya usengera n'abantu, ashaka no kubaza ibirenze hejuru ubutumwa, kuko hano ni kuri kamera, ariko agiye byose aguhamagaye wa mu butumwa birambuye. Reka tugusabe utange nimero za telefone. Nimero zanjye ni 078 6 7 3 7 8 078 6 7
turabakunda mwese abahereza umugisha. uretse kamera yazimye uretse n'umwise bivamo kara kanimero niko kavuyemo niko ngiye kubaza umura. Ariko kandi ujya usengera abantu birashoboka yuko yakwifuza yuko umurambura n'ubutumwa ukabimo ubu n'ubutumwa bureba umuntu wese aho yabaherereye hose apfa kwa yumva ururimi message ari buyumve urabimureba. Reka tugusabe utanga nimero za telefone nuraza kutanga nimero za telefone udusengere n'Imana. Nimero zanjye ni 078 6 7 3 7 hanyuma umuntu ashaka kumvugisha ni karibu. Imana ibahereza umugisha bajye no kuri channel yanjye yitwa Niyo Yabivuze TV bakande share comment subscribe munadusharinge. Imana yo mwijuru igiye gute ibahereza umugisha. Turabakunda aba diaspora Imana ibahereza umugisha. Hanyuma reka dusenge. Ariko muri mbye yaravuze ngo kandu kwikunda umwana wayo deni kwinkunda nakwiriye nalumugome no kwima Yesu ngwambambirwe ku musaraba mubo yacungu jayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo ngukwize mw'isi yose. Mana yacu uri mwiza, Imana nziza, ubereye mwiza, Imana idukunda, nta yindi Mana ihwanye nawe, niryo zina nta yindi Mana ryawe yo kwizerwa. Mw'isi no mw'ijuru nupfukamirwe nuhimbazwe. Turagushimiye mukunzi, turagushimiye Arishadayi, turagushimiye Adonayi. Uri Imana idahinduka, uri Imana itananirwa, uri Imana idacogora. Twumvise ijambo ryawe, ijambo ryawe ni imuburo, ijambo ryawe ni inkota itera igahinguranya, ijambo ryawe mwami turasenze abantu bose bagiye kumvira ijambo unyemere bahereze guca